umukobwa mbere y'uko akora n'ubukwe, si bose ntihabura ababigenza neza, ariko umukobwa kugira ngo mbere y'uko akora n'ubukwe uba usanga afite nk'abasore be nka 5, avuga ngo uyu nguyu yaramutse abyishe nakandira kuri uriya nawe aramutse abyishe nakandira kuri uriya. Sinzi impamvu, ni ukwizera guke. Kandi rimwe na rimwe ugasanga umujama yamaramaje ibintu byose, twatuki n'uduki byose yarabyiyoreye, ariko ugasanga umukobwa waracyari gutekereza biramutse bipfuye nafaturiye. Aho hantu rero niho abakobwa bajya bakorera amakosa, ugasanga uzarebe mariage nyinshi zipfa kuri finale. Nyambo niba arafite amafaranga, nshingiye kuko abantu bavuga ngo Nyambo ngakurikiye ibiceri by'uriya mugabo, ntabwo ari bijya, ariko njye simbihamya, kuko urukundo rwinjira mu mutima w'umusirikari rwakinjira no mu mutima w'umukire, ibyo ntabwo ari ibidanje. Umukobwa afite amafaranga, ariko n'ubundi mu mahitamo ye ari gushyiramo ngo nakundana n'umuhungu n'ubundi ufite amafaranga, umuhungu wateye imbere. Kubera icyo ari gushyiramo ibyo bintu kandi nawe abifite, ni ukuvuga ngo bo bahora bumva bahabwa. Nyine abagore bahora bumva bahabwa, abakobwa bahora bumva. Hari imyambaro Muyango yambara ukibaza, ese Muyango kari mwiza, buriya Muyango nawe ni umukire. Muyango ku rwego ahagaze, uburyo abantu bamufanamo, uburyo abantu bamukundamo, Muyango niyo yakambara iribaya, Muyango niyo yakambara ibaze, Muyango agahostinga yambaye ibyo, yanacuruza cyane. Muyango n'ubundi nta cyatuma abantu batajya ahantu ari. Ahubwo sinzi impamvu we yongera akanyuzamo agahindukira agakora utuntu, bya bintu twakekeraga abantu b'imbobo bakahebwe n'iki, ukabona Muyango yambaye akenda mu by'ukuri kagaragaza ndabivuze mbivugira no kuri kamera. Nyambo yakundaga Titi, wala yakundaga Titi. Mwebwe mushobora kuba ndi kubivuga gutya mutabizi, ariko ababizi barabizi. Nyambo yakundaga Titi Brown ku rwego rwo hejuru. Nyambo yakundaga Titi Brown. Rero kumva abantu bo bagenda bakamudeviya, ni ukuvuga ngo cyane buri abakobwa cyangwa abagore bategera abagabo kuri watatu. Nongeye kubaha ikaze rero kuri Yabiso TV show. Ni Yabiso wanyu mu mwanya wa Sorasa Mukondo wa Semembe, umwuzukuru wa Ndaba, umwe wavuze ko kuminuza k'umugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka ivanje yaraje mvana ivata mu kanwa, bityo mubibonye mukomeza kumva ibyo mvuga, nkabikunda cyane nkanabyishimira cyane. Ariho hahandi ndifuriza kugira Imana n'amafaranga ndetse n'ubuyobozi bwiza. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Nanone ni ikiganiro nshaka ko tugira ibintu tugarukaho, niyo mpamvu rero mbasabye kujya mukomeza gukunda ibyo dukora, ariko mukadushyigikira. Ahakenewe inyunganizi zanyu tukazibona. Maze iminsi mbona hari abakobwa bakora ku Ishya What and What, bafite channel bagiraga ikiganiro kuri RBA cyangwa se kuri RTV cyitwa Ishya. Harimo uwitwa Alitine, hari undi mujama nabonye wamukrititse. Shaka rero twibaze, ntabwo ndi buze gutinda muri ibyo cyane, ntabwo ndi buze kubitindamo. Kubera iki abakobwa wumva ko hari icyo umusore akugomba mbere y'uko mushyingiranwa? Kuki se umusore we yumva hari icyo umukobwa amugomba mbere y'uko nabo bashyingiranwa? Urugero rworoshye kugira ngo muze kumva ukuntu tugiye kubiganiraho. Umukobwa uteretana n'umusore cyangwa se badetingana, umukobwa atangira kumva ko imisatsi ye umusore ari buze kuyikora buri kimwe cyose. Umusore yagera muri wa mwanya wo kubwira ngo nsura tugere mu rugo. Abasore rero cyangwa se igitsina gabo, iyo aguhamagaye mu rugo ukajyayo rimwe kabiri, mu basore 100 abasore 95 abagomba kukwaruraho.
abagomba kukwarura pe. Sinzi niba ari principe, numbaze. Ntabwo bivuze ngo nuko atagukunda cyangwa se agira gute. None umukobwa agatangira kwibaza ni gute ibi ngibi ashobora kubikora tutaranabana, tutaragira aho bigera. None n'umusore nawe agomba kwibaza, none se njyewe k'iyo misatsi cyangwa ibindi bintu ko ari amafaranga yanjye ngushoramo kandi nyagushoramo tutarabana. Donc kuki umukobwa yishyira mu mwanya wo kumva ko bagomba kumwinvestingamo, bagomba kumwinvestingamo amafaranga, bagomba gutangira kumushoramo batarabana, ariko we ntiyumve ko nawe bamwarura. Kubera iki? Bigenda gute? Abasore hari amategeko ababwira ngo mwebwe mwa basore mwe mugomba gutanga ibi, ariko mwebwe ntihagire ibyo mwaka. Simbizi. Abakobwa benshi bagira akantu ko kuvuga ngo ntabwo nasura umusore bwa mbere, ngo umunsi wa mbere duhuye ngo muhe, ngo ndeke anyarure. Donc ntabwo nyine abakobwa urumva principe bagira, ubirebye wakumva nibyo. Ese koko ndeke umusore bwa mbere duhuye anyarure? Reka bivuze ngo ku yindi nshuro yabyemera ukamwarura, ariko ku nshuro ya mbere oya. Ariko nyamara wowe mukobwa ku nshuro ya mbere urashaka ko bashyira amafaranga hasi, urashaka ko ibiceri by'uwo musore ubirya, urashaka kurya ibyo biceri by'uwo musore ku nshuro ya mbere. Yewe mutaranahura urashaka ko ibiceri by'uwo musore ubirya. Noneho kuko abagabo cyangwa se abasore bisanga no mu mwanya wo kubaho nk'abiyemezi, bakabaho bumva ko bagomba gushora ifaranga mu bakobwa, cyangwa se si ukuvuga ngo mu bakobwa, donc kumva ko uri umugabo ukita ku nshingano zo kwita ku mugore cyangwa se ku mukobwa, uba wumva nyine ari byo uri kuba umugabo. Kandi nibyo koko, buriya uri umugabo cyangwa uri umusore, iyo ufite igitsina gore, ufite umugore cyangwa se ufite shewa, iyo uri kumwitaho, uri kumuha keya, zaba iz'amafaranga cyangwa izindi zose, nibwo wumva uri kuba umugabo, nibwo wumva uri umugabo, sibyo? Iki kintu tutyemeranywa. Ariko noneho kubera kimwe bw'abakobwa mutagomba kumva ko namwe mugomba no kuba hari ibyo mugomba kwisakirifiya, mugomba kwitanga na mbere y'uko mwashyingirwa, na mbere y'uko mwabana n'uwo muntu biri official, na mbere y'uko mwaba umugore n'umugabo. Aka kantu sinzi impamvu ababebi kababamo, si none gusa, si n'ejo, sinzi. Buriya barakubwira ngo umukobwa muradetingana, mugiye gukora mariage, abizi neza, mugakora step z'ibanze. Iyo mutarajya ku murenge ngo abone musinya, no ku murenge iyo mugiye gusinya mbere y'amategeko, iyo mariage indi itaraba, biriya bya doti na reception, nabwo aba yumva bitaragera icyo gihe. Kugera ubwo abona bibaye, akabona mwinjiye mu nzu, akabona akuyemo ikanzu, nibwo umukobwa atangira kwizera ati birabaye. So abakobwa bagira akantu ko kuba ashobora kuba afite n'umuntu umutereta, akabona ko biri seri, ariko akavuga ati ibintu bishobora gupfa. Ntabwo bagira kwizera, simbizi, sinzi impamvu, ariko abantu ndi kubivuga, abantu murabizi, ntabwo bagira kwizera. Ndavuga ati reka uyu muntu umwe nkomezanye nawe azabikora. Ahubwo bagira akantu k'ubwoba, niba bavuga bati uyu musore antengushye byagenda gute? Abakobwa benshi rero kubera ako kantu k'ubwoba bahora na plan B, akagira plan C, akagira plan D. Icyo mvuze ngo iki? Umukobwa mbere y'uko akora n'ubukwe, si bose ntihabura ababigenza neza, ariko umukobwa kugira ngo mbere y'uko akora n'ubukwe, uba usanga afite nk'abasore be nka 5, avuga ngo uyu nguyu aramutse abyishe, nakandira kuri uriya nawe aramutse abyishe nakandira kuri uriya. Sinzi impamvu, ni ukwizera guke. Kandi rimwe na rimwe ugasanga umujama yamaramaje ibintu byose, twatuci n'uduki byose yarabyiyoreye, ariko ugasanga umukobwa waracyari gutekereza, biramutse bipfuye nafaturiye. Aho hantu rero niho abakobwa bajya bakorera amakosa, ugasanga uzarebe mariage nyinshi zipfa kuri finale,
ziva ku mpamvu z'abakobwa. Ukumva umukobwa ngo yagiye guhura n'umuntu, ngo yagiye ngo gusezera, ngo yagiye kugira gute, uwo muntu aho hantu muri utwo dukosa twa hato na hato akahafatirwa, mariage igahita ipfa. Kubera iki? Yanze kurekura. Ahubwo baracyavuga ngo biramutse bipfuye, bijya kujya no ku munsi wa munsi runaka ugasanga umukobwa aracyategereje ngo nabyo bipfuye. Ataramutse ataje ngo najya kureba Kalisa, aramutse ataje najya kureba Manuel, najya kureba Claude. Sinzi impamvu nyine, sinzi uko bigenda. Yizera akuraho neza akavuga ngo birabaye, iyo abonye yakana nta kintu cyagutangaza. Ubu na Nyambara aramutse ngo ntibiraba, kandi bamujyanye mu murenge, ibintu byose byarangiye, hasigaye nyine ibintu byo kwiyerekana, dubura doti na reception. Buriya nta okay, it's okay, ni ibirori, ariko donc n'imihango y'umuco nyarwanda nyine biba bigomba kubaho. Ariko mu by'ukuri umuntu mwarangije gusinya imbere y'amategeko, uretse no kuva mu mategeko, umuntu mwarangije kwemeranwa wowe ubwanyu mu mutima, rimwe kabiri gatatu mubiganiraho. Buriya kujya mu mategeko ni byiza, hari icyo bifasha, yaba mu miyoborere, mu buryo bwa politike, ariko burya abantu mbere y'uko banajya hariya bo ubwabo baba barahanye isezerano. Burya mujya kujya hariya mwe mwararangije gusezerana. So rero sinibaza ngo na hariya muvuyeyo umukobwa narizera. Buriya Nyambo wasanga bari kuvuga ngo byapfa, ngo reka nitwararike hatagira ikintu cyanjye gipfa. Birapfa gute? Birapfa gute? So sinzi nyine ukuntu bigenda, ariko abakobwa muba musabwa kuza mukatubwira kubera iki nyine, mwebwe mutangira kugorana. Umusore ukanyumubwira ngo yango sinakora ibi bitaragenda gutya, none we kuki ushaka kuba ko investingamo? Kubera iki? Abasore murabakritika ngo umusore murateretana, ngo akakubwira ngo uze mu rugo, ngo kuki umusore yiyumvishamo ko ngo nuza mu rugo ngo agomba kukwarura, ngo kubera iki? Ahubwo wowe kuki wiyumvisha ko nimumara guteretana, mukimara guteretana automatically agomba kujya guha amafaranga? Mubyiyumvisha gute nyine? Byagenze gute? None ikintu kirenze kuba ni character y'abagore. Abakobwa niyo yaba kurusha salaire, niyo yaba kurusha kwinjiza amafaranga, afite menshi, iyo muteretanye wowe uyafite akamenya ngo wayabonye, sinzi ukuntu bigenda. Aba yumva ugomba kumuha andi mafaranga, aba yumva ugomba kumuha amafaranga. Reka nkubwire iki kintu, Nyambo, ntihangane tugende kantu ku kandi. Nyambo urwego yari afite amafaranga, Nyambo ayo yari afite niyo ataba menshi, ariko yarayo yaramuhagije, kuko umwana w'umukobwa ufite imodoka nziza agendamo, burya imodoka iri hejuru ya miliyoni 30, ku mwana w'umukobwa ayifite biba ubona ko abafite nani nziza, bari muri development ya danje, abari muri step za danje. Umwana w'umukobwa afite projet nyinshi akora, afite amafaranga yinjirira. Tuvuga teretana na Titi Brown. Titi Brown nawe ni umuntu ufite mu mutwe, nubwo wenda ku basore twe nyine bigenda gake, nawe biragoye nyine kubita biguruka, ntabwo ari kuri bose, ariko wabonaga ko uko bukeye nuko bwije Titi ntiyasubiraga inyuma, ahubwo yateraga imbere. Sibyo? Yatangiye gutunganya amaproje, ubona ko yamuhesha amafaranga. Kandi ikindi, buriya ku mwana w'umusore nka Titi witonda, afite donc ikintu kirenze n'uko character agira ya danje, ni uburyo azi kubana n'abantu. Muzamucunge. Uretse ko nabonye mu gitaramo cya King James, Bruce Melody ari kugenda asuhuza abantu, agasuhuza abantu, Titi Brown ari hagati, nkabona Bruce Melody aramutarutse. Nabonye abantu bavuze bati kubera iki Bruce Melody atarutse Titi Brown, bamwe bati ngo ni ishyari, bandi bati burango nuko yakoze iriya ndirimbo urare ngwino urare, agashyiramo The Ben muri video, ati buriya wasanga yaravuze ati Titi Brown yafashe abandi. So ntabwo mpamya ibyo ari byo, ariko mu by'ukuri nabonye nasuhuza abantu, aramutaruka asuhuza abandi bajama. Abantu ntibabikunda, baravuga ati kuki utarutse Titi? Abantu bati rero Titi muri iyi minsi zaramwaciye, ibintu byose biri kumwanga. Ariko ntabwo ari uko ibintu byose biri kumwanga, Titi ari mu bihe byiza, nubwo nyine haba harimo n'utundi tumucarenjinga, harimo n'ubwo burwayi bw'umubyeyi we n'ibyo byose by'inkundo zahahise, ariko nta kidanje. Rero icyo mvuga, Nyambo niba arafite amafaranga, nshingiye kuko abantu bavuga ngo Nyambo ngakurikiye ibiceri by'uriya mugabo, ntabwo ari byo, ariko njye simbihamya, kuko urukundo rwinjira mu mutima w'umusirikari rwakinjira no mu mutima w'umukire, ibyo ntabwo ari ibidanje.
kandi abagabo bo ubundi ukuntu abagabo dukoze cyangwa se ukuntu abasore bakoze, iyo ufite amafaranga uba wifuza kubana n'umuntu uyarusha ukajya uyamuteteshamo nyine ukayamuha. Niyo mpamvu mubona abagabo kenshi bitagize icyo bibabwiye kuba wamubwira ngo uriya mukobwa gukurikiranye amafaranga, as long as we yamukunze abavuga ati niba yankurikiranye naze nyine nyamuhe ayarye twiryohereze nyine ubuzima buryo. Ni nako umugabo nyine agomba kubaho. Ntabwo umugabo yatinya ngo uriya mukobwa ngaraje ngaje kurya amafaranga, naza ayarye n'ayanjye. Ku mugani wa King James ati ayarya n'ayanjye. Rero aho hantu mugomba kumva, ntabwo umugabo atinya abantu ngo baza kurya amafaranga, cyane cyane b'abakobwa ntabwo abitinya, kuko ahubwo aba yumva iyo baje bakayarya nibwo nyine abikunda. Upfa kuyarya ntumuteshe umutwe nyuma, nyine yarye mukomeze mubane mumerane neza. Icyo nta kintu biba bitubwiye. Ku mukobwa rero ikikubwira ko ibintu byo ku mafaranga n'abakobwa bamwe na bamwe ngo ari ibibazo, nyine umukobwa afite amafaranga ariko n'ubundi mu mahitamo ye ari gushyiramo ngo nakundana n'umuhungu n'ubundi ufite amafaranga, umuhungu wateye imbere. Kubera icyo ari gushyiramo ibyo bintu kandi nawe abifite, ni ukuvuga ngo bo bahora bumva bahabwa. Nyine abagore bahora bumva bahabwa, abakobwa bahora bumva wabaha. Kubaha birabashimisha cyane, iyo umuhaye nibwo yishima cyane kuruta we kuba bifite asanzwe bifite. Iyi nkuru ngiye kubibutsaho gato mubyibuke. Buriya Muyango abantu bamukundaga bari benshi. Muyango ni mwiza pe, sintinya kuvuga ko abantu bamugereranya na Mutesi Jolly. Mutesi Jolly ni somehow class, donc ari ku rwego rwo hejuru bitewe n'uburyo yibrandinze, ariko iyo tuvuze ku bwiza, Muyango ni mwiza. Muyango ni mwiza, uburyo nyine amezemo Muyango ni mwiza. Muyango ibiboro byo guhostinga abantu bakunze kubivugaho, abantu bakabatira amabuye, ubu bivuze ati mureke undi mwana akore. Ariko Muyango hari aho abantu benshi twagiye tubona ko ari nko kurengera, simbizi niba ari imyumvire yacu iri hasi. Hari imyambaro Muyango yambara ukibaza ese Muyango kari mwiza, buriya Muyango nawe ni umukire. Jone mwarabibonye bavanga ari kujya mu modoka ya miliyoni 100, iyo yari afite yo mbere nawe yari irenze ari muri miliyoni 50 na zingahe. Noneho umuntu akibaza Muyango ko afite amafaranga, kubera icyo aka kanya byamusaba kwambara utwenda tumugaragaza nabi. Okay, ni neza wenda ku bantu bishimira kureba ibyo bintu ariko icyo bavugaga kubera iki byamusaba kwambara ibijya kumera nk'ubusa kugira ngo mpaka akorera amafaranga, akafite amafaranga. Muyango ku rwego ahagaze, uburyo abantu bamufanamo, uburyo abantu bamukundamo, Muyango niyo yakambara ibibaya, Muyango niyo yakambara ibaze, Muyango agahostinga yambaye ibyo yanacuruza cyane. Muyango n'ubundi nta cyatuma abantu batajya ahantu ari. Ahubwo sinzi impamvu we yongera akanyuzamo agahindukira agakora utuntu bya bintu twakekeraga abantu b'imbobo bakahebwe n'iki, ukabona Muyango yambaye akenda mu by'ukuri kagaragaza watatu, kagaragaza buri kimwe cyose imiterere yiwe. Muyango ni umumama, Muyango ni umukire, Muyango arazwi ni icyamamare. Kubera iki bishobora kumusaba gukora iyo bwabaga akambara n'imyenda idasanzwe kugira ngo yinjize amafaranga, kandi afite amafaranga. Icyo rero nicyo tubona tukavuga duti kubera iki nyine abakobwa bagera ku rwego rwo kuba ubwo ni bamwe muri bo bakunda amafaranga kuri urwo rwego bibagirwa n'iki kiri mu mutima wabo, n'iki umutima wabo ukunze, n'iki ahubwo bo bagakora bameze nk'aho bari kujyaho umuyaga uri gukubita ujyana. Ibi bintu byavuye ku buryo abantu benshi ngo bagiye babwira Nyambo bakamujya mu matwi. Binavugwa ko abantu bo muri sinema buriya ari bo batumye uru rukundo rwa Nyambo na Titi rudakomeza, ngo bamujyaga mu matwi bamubwira ati reka Nyambo ngo ugomba gushaka umuntu ufite ikofi, umuntu w'ibogari, ngo ashaka umuntu ngo ureke Kanyarwanda ngo iki. Baramumwangisha, ariko mu by'ukuri Nyambo bro, ndabivuze mbivujyana kuri kamera, Nyambo yakundaga Titi, wala yakundaga Titi. Mwebwe mushobora kuba ndi kubivuga gutya mutabizi, ariko ababizi barabizi. Nyambo yakundaga Titi Brown ku rwego rwo hejuru. Nyambo yakundaga Titi Brown.
rero kumva abantu bo bagenda bakamudeviya ni ukuvuga ngo Nyambo n'ubundi yagendanye cya kintu cyo kuba ari umuntu yakunze, uretse ko ku bagore ibyo bidakora. Nyine iyo yakunze ashobora kubivamo akajya ahandi, naho akazubaka akazakunda nawe bigakunda. Abantu mwagiye mukunda gutera komenti ngo Nyambo ngo bizamucanga ngo ari azicuza, oya, ntabwo ari uko Imana ikora, ntabwo ari uko Imana ikora. Umujura ajya kwiba amafaranga, akayiba, ayo mafaranga akamubera umugisha. Reka mbivuge muri ubwo buryo, ayo mafaranga akayiba, yamara kwiba akayakoramo bizinesi kunguka, agatera imbere, akigisha abantu, akazafasha abantu, abana be bakiga, kubaka inzu, agasaza neza mu mafaranga yibye. Bivuze ngo Imana yo ntabwo ikora nk'abantu. Urumva umuntu wakwibye uhita uvuga ati azamukira ubusa, uyu muntu wanyibye ni ikigoryi, Imana uzamuhane. N'abantu rero barumva ngo byaryoha neza ngo ari uko Nyambo yicujije, ngo Nyambo bimubanye bibi. Oya, ntabwo ari uko Imana ikora, kuko nta n'ikosa rindi yakoze, kuko ibintu byabaye bibaho. Bari mu rukundo, ntibabonye bidashoboka, Nyambo aragenda aravuga ati ibintu sinabyihanganira, ibintu sinabikomeza, aragenda ahitamo ukundi kuntu. Ahubwo byaba ikibazo ku muntu baba bamaze guhana isezerano nka ririya, bose byemejwe n'abantu ndetse n'Imana n'amategeko, byo akabiderengerizamo uwo muntu, aho hantu nibwo biba ikibazo. Kandi ntabwo biba ikibazo handi bavuga ngo azabyicuza, nabyo ari ibyo bivamo, nabwo ntiwicuze. Bivuze ngo abantu mwe muri kuvuga ngo Nyambo azicuza, oya, ntabwo ari cyo bisobanura. Kwicuza kwe cyangwa se kuba byaba bibi ntabwo byaturuka ngo nuko yateretanye na Titi Brown bagatandukana, baba bataranahuye na Titi, umuntu bijya kuba bibi. Ntabwo igihe cyose ari abantu babigiramo uruhare cyangwa se abo mwahuye nabo, oya. Ushobora no kuba uri sanfote, nta n'ikosa wakoreye abo mwahuye nabo, ariko aho ugeze bikanga, bitewe kuko abo byanze bose si uko bageze aho ngaho ari abo banze, oya, ntabwo aricyo bivuze. Ku cyerekeye rero n'ibi bintu by'ifaranga, abakobwa mujye mutubwiza ukuri, mutubwire kubera iki nyine. Yego mukunda sekirite, abagabo bazanabyumve ko umukobwa ava akagera aba yumva yajya mu maboko y'umuntu uzamucungira umutekano mu buryo bwose, bwaba uburyo bw'ubukene, ukamurinda ubukene, ukamurinda inzara, ukamurinda kwambara ubusa, ukamurinda. Abakobwa ibyo bintu barabikunda. Rero umwana w'umukobwa wabonye, cyangwa se umukobwa wamaze kubona ko agiye mu maboko, ntazabura aho kuba, ntazabura ibyo kwambara, ntazabura imodoka agendamo, ntazabura inshuti ze zose zihora zibona ameze neza. Bene umukobwa iyo ageze aho ngaho biragoye ko aricyo wamubuza. Nyine sinzi urukundo rwe ruva ari, ahita akunda ibyo, agakunda uwo nguwo ubifite. Ariko ntitwakibagirwa ko buriya n'umutima, no ku mutima cyangwa se icyo twita amarangamutima, harakora kandi we na Titi bafite uburyo basharinze byinshi. Ariko kuri ubwo nashakaga kwibaza, ese koko ko abakobwa benshi mwe muvuga muti ntacyo twakora utaradisezera, donc abakobwa benshi bafata icyemezo akavuga ati nta musore se ntabwo nakemera kwiyangaza muri ibi bintu, mu bikorwa bya sex, ntabwo nakemera akanyarura, gusa nabwirwa n'iki kazanshaka. None se wowe mukobwa, ko ari ikintu ujya usaba cy'amafaranga, wowe uwo musore ko ushaka akayaguha, yabwirwa n'iki kutazamutengo, yabwirwa n'iki kazakubwira ngo reka dushakane ubyemere? Icyo mvuga rero ahangaha ni win-win mu rukundo. Abakobwa batipe mugomba kwifata nka win-win, ikibayeho cyose buri wese akumva ko ari kubonamo 50%, kuko n'ibyo bikorwa by'abantu bakuru mu by'ukuri iyo biri kubaho mwese muba mwumva ari sawa, muba mwumva ari byiza. Sinumva ko ugomba kumva ko bagiye kukwarura nawe uba umwaruye, ntabwo ari we baba baruye gusa, nawe uba umwaruye. Rero ku cyerekeye n'amafaranga, iyumvishe ko umutipe yayaguha ayafite, atayafite ahubwo nawe wayamuha. Icyo kintu mucyumve gutyo, ubuzima bukomeze. Atayafite nawe wayamuha, ayafite nayaguhe, ntanabitindeho. Abasore babahe ku mafaranga, ni inshingano zabo ubundi kubatunga no kubagusha neza. Icyo cyo niko biba bimeze buriya ku muntu w'umugabo. Buriya birababaza cyane ahubwo ufite umusheri, buriya umusore yakabaye ababazwa n'iki kintu, kuba ufite umusheri ukajya wumva urakennye, nta n'amafaranga uri kubona ngo mumeze neza, umuhe amagifti, umwite, umusohokane, umuhe bya bintu byose, umubere nka se. Birababaza abasore benshi ibyo bintu, nimbivuga barabizi neza ko bibababaza iyo badafite amafaranga yo guha abakobwa bakunda.
nanjye byambabaza kwikundira umukobwa ariko ukajya ubona nta mafaranga ufite ngo umuhe amagifuti, nta mafaranga ufite ngo umushimishe. Mane abagabo nyine nuko duteye, iyo udafite amafaranga yo gushimisha umuntu wakunze urababara. Abakobwa rero mwikirwa mubishyiraho nk'aho ari kondisiyo zo kugira ngo mugire ibyo muduha cyangwa mugire ibyo mutwemera ngo oya, twe n'ubundi niko twitereye, tuyafite tuhita tuba aba provider automatically, twumva twayabaha mukishima. Niko biba bimeze. Ahubwo mwebwe kuki mushyiraho kondisiyo mu gihe hari ibyo dukeneye, mu gihe hari ibyo tubasabye? Kuki mushyiraho kondisiyo? Ntabwo byaba hatarakorwa, kuki mudutegera? Cyane cyane buriya abakobwa cyangwa abagore bategera abagabo kuri watatu sinzi ukuntu bigenda, ariko abakobwa uzi ko umubwira ati ndashaka kukwarura, ugahita wumva atangiye gushyiraho kondisiyo. Ariko ibintu se byaba? Oya, ntabwo byaba. Duhuye bwa mbere ntabwo byaba, ibintu se byaba. Ariko ntabwo mbikunda, waretse bikazagenda. Kuki iyo bigeze ahantu kandi namwe mani mubikeneye, ariko sinzi impamvu, sinzi uko bigenda. So aho rero niho abagabo bahita batangira gufatirwa. Iyo batarashyiraho kondisiyo, n'ubundi umugabo aremera akazubahiriza. Aho ni handi bajya bavuga ati aha ngo muri kariyeri ngo y'uburaya, niba ari kariyeri niba ari iki, mu bakora ako kazi uretse ko uburaya bwacitse ntawe bukishyurwa, bavuga bati habamo ifaranga. Kuko umuntu ashobora kumufatiranya ashaka kukwarura, ugahita umuca na miliyoni zingahe akaziguha. Ariko ibyo ni ukubeshya, ni ibinyoma. Buriya igihari cyiza ni uko abantu mu rukundo reka bariho nigira, mugomba kumva ko ari win-win, umwe azunguka n'undi yunguke. That's why ibyo mugomba gukorana mugomba kubikora mubihuje bya nyabyo. So nutekereza ko rero ugiye gukora ibi kubera bizapfa birapfa, ntabwo aba ari sawa. Rero abakobwa mwe kugora abajama, namwe bajama mwe mwumve ko muri aba provider, igihe cyose mugifite icyo mufite nimubahe. Ariko namwe abakobwa mwishyiraho kondisiyo. Niba wemeye kujya mu rukundo ukabura urimo, witangira ngo ese ngo kuba dukundana byatuma, ntabwo byatuma. Ariko mu gihe byabaye ngombwa gushyiraho kondisiyo, niba wumva ubyemeye, ariko niba wumva ubyanze ubyange nta kondisiyo ushyizeho. Kuki mushyiraho kondisiyo? Ngo kugira ngo ibintu bibe ngo wanze umisezerano nyemerera ko ngo tuzabana, izo kondisiyo ni iziki? Wowe se akwinvestinzemo amafaranga kandi abakobwa ibyo bintu murabikunda, bakwinvestingemo wowe ntugire ibyo. Icyo kintu mukireke. Abakobwa mwishyizemo ko igihe cyose uteretanye n'umusore ufite amafaranga cyangwa se n'umusore automatically hari ibibazo by'amafaranga ngo bikemutse kuri wowe. None we kuki wumva ko we nawe hari ibibazo by'umubiri bitagomba guhita bikemuka kuva kikubona? So rero ni win-win, mugomba kubyumva. So ntibibe nk'ikiguzi, ahubwo mutangire mwumvishe ko nyine ibyo bintu nta kondisiyo ziba mu rukundo ntaki. Mu gihe cyose niba ari icyo utumva utemera, gihakane udashyiraho kondisiyo. Uvuga ati oya, ibi bintu ntabwo byaba, ndumva bitagomba kuba aka kanya, ndumva ibintu bitagomba kuba, ntabwo byaba, simbishaka. Ahubwo bijya gushyiraho ngo kugira bibe ngo byasaba, kugira bibe byasaba. Ibyo bintu ndakubujije. So reka tuza kongera mu bindi.